niyo mpamvu mbabwira ko tugeze mu gihe kitari icyo kwiringira abantu. Bona nubwo twaba tubaziho ko ari abantu bakunda Imana cyane, bona nubwo twaba tubaziho yuko ari abantu bagira ishyaka ryayo, dukwiriye kugabanya kwiringira abantu, kandi dukeneye kumenya inama Imana itugira kuri buri ntambwe. Abantu bazarangiza urugendo rwa gikristo hari ikintu kimwe kizabaranga, ni abantu bazajya bashaka kumenya inama y'Imana kuri buri ntambwe. Iyo ntekereje umugaragu w'Imana bita Dawidi, hari ikintu cyantangaje nshaka kubabwira kuri we. Cyanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu gice cyaho cya 30, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 30, umurongo wa 6. Dawidi nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Niba mwarasomye iki gice muzabona ko Dawidi abamareki ngo bari baje aho yari yaragiye ahungiye Sawuli agacumbikirwa, ariko kubera ko atarari aho yari yaracumbikiwe neza, abamareki baraje banyaga ibintu bye, batwara abagore be, batwara ibintu by'abantu be 600 bari kumwe, ndetse n'abana babo n'abagore babo. Dawidi ageze aha, nubwo yari umurwanyi uzwiho ubuhanga, ngo yagize ikintu cyo gutekereza cyane, kubera ko Dawidi yifuza kumenya ubusha bw'Imana kuri buri kintu. Abaza Imana ati, Mana, mbese uranyemereye nkurikira izo ngabo nzazifata? Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata. Ikintu nshatse kuvuga muri aya magambo ni uyu mwanzuro wafashwe wo kugisha Imana inama